wamubonye sheri wanjye uyu nguyu niwe sheri wanjye reka reka ntabwo wabimpa yewe muhubite sawa muraziranye sheri umuntu muziranye gute ase wowe n'uyu mukobwa muraziranye ntagatangaye mwahuriye kuri fibiko uyu niwe musheri wari waraciye ibikuba mufite sheri usobanurire wowe muraziranye ubona neza mubwire muho turaziranye reka kwirebesha gutya ngiye ahubwo we muziranye yewe Onete ni inshuti yanjye kuva ryari kugera ryari turabana urumva ubwo wowe ariko noneho uyu niwe wari waragaye mfite sheri uyu niwe sheri ufite niwe sheri mfite none se sheri naho baba umva se mbwira we muziranye tujya dukubitana gutyo mu muhanda nta n'ahandi hantu muzi ese kuki atakubwira kubaye ikiragi mubwira ahantu tuziranye njye nawe sheri uyu mukobwa muraziranye cyangwa ntabwo muziranye njye ni wa mukobwa nakubwiye ko tubana sibyo urumva turabana niho turi abavandimwe ku cyumba se ngo nose ntabwo tubona ubwo wowe mbwira wowe nayo ngo nje kureba ngo sheri w'inshuti yanjye kumbe ni wowe ajyaga ambaza sheri wanjye aravuga ati reka nze njye kumutwereka ngo yitwa Onete Onete nyine ko none mbwira ariko harya witwa nde se murazi bofre witwa nde witwa nde harya sheri uyu mukobwa nanjye sinzi icyo dupfa nawe mbese muraziranye ya turaziranye mu muhanda gutyo gusa ariko ntabwo nari izina rye sinzi ko munabana ni ukuri gusa mbere nguyu namusabye ko tuba inshuti ko muba inshuti ya biranga byonyine kubera yuko hari umuntu wari ucitse akaguru yahoraga ahohotera yari acitse akaboko niyo afite ubumuga yahoraga amuhohotera ndakubeshye noneho nkababwira ati gira guhohotera abo bantu ko nabo ni abantu nkawe nyine akabira big deal ariko pe muri makeya nta bindi dupangana nawe hari ikintu dupangana nawe ese urabona napanga iki nk'umuntu uciriritse nkawe sheri ndaciriritse reba nk'ibintu uba wanzaniye sheri ntabwo aciriritse sibyo sifa reba nk'umuntu ubunzaniye wadani inde sha namugukundiye yese ko ntakivanga mu rukundo rwanyu ariko rwose iki se hajya wavuze ngo yitwa iki Onete one ubundi mfiki nawe ese twapfike nyine dupfiki nyine nshaka kumenya mfiki nawe njye nawe ntacyo dupfa pe hanyuma se ushaka ikibazo ni uko uba ugenda witambika mu nzira zanjye aho ngiye hose nk'ubwo nkaho wagira ngo uba uri kunyikurungaho cyangwa uba uri kunyiruka inyuma igihe kimwe uzansaba imbabazi wenda ku bwa mushiti wanjye nabikora ndumva cyane bikaze pe genda umwitambika igihe kimwe uzansaba imbabazi nuticuza ngenzi byibuze ndakumenya icyo ni cyo kintu cya mbere cyatuma nkusaba imbabazi ariko se z'icyo ubundi nakugize okay ubwo rero nubishaka urazinsaba ahubwo duhereye ubu ngubu nutabishaka ugenda aya niyo mahirwe yawe ya mbere n'aya nyuma ngiye kuguhereza uri kumpa amahirwe cyane ubu se ayo mahirwe ndayamaze ikiranga cyangwa urumva yamarira iki kuba wowe amahirwe umpaye n'ayenda urumva byamarira sheri ngiye byancanze pe bigucange ntibigucange nagusobanuriye ukuntu bimeze nta kindi kirenze kubyo nagusobanuriye si ibintu byo gusabana imbabazi bamuhureka nkubwire singiye kugusaba imbabazi singiye kukwinginga sinzi harya ngo yitwa nde ushinzwe kurimenya nagira ngo dusese amahoro hagati yanjye nawe niba utabishaka njye nakigendera njye nitwa Rusuni waki wa Rusuni yego mama amazina yanyu ndumva ari strange mukunda
ariko reka nkubwire sibyo singiye gusaba imbabazi kuko nta kintu nagukoreye gusa ubwo bigaragaye kuri sheri inshuti yanjye nzajya nkubahira icyo ngicyo nzajya nkubahira kuri sheri inshuti yanjye sha nawe ubundi biranambabaje mwana ubu wararebye mu bahungu bose bo ku isi usanga uyu niwe ugomba kuba sheri wanjye ariko narebe ntabwo urenze uko muziranye pe narebe turaza kuganira adahari nta kibazo turaza kuganira ariko ntabwo nakivanga mu by'impundu zanyu ndamubonye si cyo cy'ingenzi njyewe nari nifite gahunda sinzi nabasiga nkigendera wari watinze ngaho genda ntarebe ntabwo ari we ndi kubwira nigendere kandi urakoze uretse kugenda oya reka ushaka ko mujyana oya mubanze ibyanyu oya buriya nta by'ibyanyu ushaka ko mujyana nakubwiye urashaka ko mujyana cyangwa urashaka kumara nawe genda turavugana tugeze mu rugo ganira niyo ngirwa sheri nawe ubundi ngiye mbaye nigendera nta kibazo ntabwo ndi mu rugo nonese ko bitari bukunde se ko ntarinde mu rugo hari gahunda ndimo kandi ntabwo zirarangira ubwo twahura nimugoroba umushuti wanjye yari nagiye kureba ntabwo biri bukunde ko ibyo twagenda ntabwo birarangira asibirwa wagiye urika ni bro wanjye nese ubwo nahita wumvira ngo nagendera nawe ndambaye basuri we ariko nzagira igihe nyine ngo perezida n'umusaza ariko ndi mushuti wawe sindi boyfriend ntabwo nari guhita byumva ari kunshaka byihutirwa nari guhita mbwira ngo ugende kamera umushaka ubundi wasaba uri kumukina ntutume tubeshya sibyo ntabwo nakubeshya bisumba nakubeshya ntabwo nahita mubeshya kano kanya aho ngo musaza wanjye mumuhamagara ahita yumva ko nari ndi kumubeshya kandi ashaka ko ari ahantu tujyana kandi ntabwo nagusiga wenyine ntabwo nyizera ariko ntabwo nakubeshya wize ntabwo nabikora okay enjoy bus Hello? Umeze bite se? Sha nari nembera ahantu gatoya nese mwana uzi ko naniwe muri ino minsi mwana ino minsi isoze ko naniwe sha ndi kumva nshaka kuruhuka tu sha ntabwo bikaze gusa okay uri hagana wowe ubu tuvugana
none se waciye mu rugo tugenda tujyanayo hari ikibazo sawa n'umutipe rero ufatanyije bizinesi zimwe na zimwe none bavuga ko mpaka iyo hari n'ikigiye gusuzuma sinzi twazasuzuma umunsi Diana ngiye kugukubita kubera isomo ubu nayikura mu kujyana kwa muganga mumeze mute mane tumeze neza konzi ko muri ipfubyi nziza murimo gupiki konzi ko muri abantu beza kandi mubanye neza cyane ubu ngo izi saa moya niko ni isaha turiho murimo murapfiki bimeze bite bro ntacyo naguhisha siko duturanye ubizi ndabizi cyane uyu ni mushiki wanjye Diane ndamukunda cyane kurenza uko njye ubwanjye nikunda sibyo iteka ryose niyo ntekereza iterambere ryanjye yaragiye ajya gushaka akazi none ngageze mu kazi ngo shebuja ngamufashe ku ngufu ndi kumubaza ati afite ubwenge buzima ku byo shebuja akamufata ku ngufu mpaka muteye durazanye inda ndamurera gute none sasa reka mbabwire sibyo nge ikintu numva nabakorera sibyo kumwica hoya kumwica wapi murabona nk'abantu b'abavandimwe sibyo mwari mubanye neza muri imfubyi nziza nge ntabwo nshaka ko ahubwo mushwana nshaka ko mwumvikana kandi neza sibyo umugirire imbabazi nuko nawe n'ibyamubayeho ni impanuka reka nkubwire ntago ari njye mukobwa njye nyine bibayeho ariko ndabizi ibyo twasezeranye ntago ariko bigenze namubwiye ko nzamubera mushiki we mwiza nkamuhesha icyubahiro mu bandi ariko nk'uko bimbwiririye namusabye imbabazi ndimo ndamusaba imbabazi anyakire Diya ndumva na oya wapi ntabwo gushwana ntabwo ari byo by'ibanze sibyo uyu ni mushiki wawe sibyo kandi murakundana kandi murumvikana icyo nshaka rero sasa ni kimwe ndagira ngo umubabare basi mwumvikane apfukame agusaba imbabazi nk'umuntu wagutengushye kandi akaguhemukira sibyo arazurana mama asazimusaba ngenda asaba imbabazi wowe kuko ibibazo bibaye ari we mbana ngenda rero ikinyandaro wabyayeho ibi ni bibiri ya kugira ngo nkubabarire sibyo inda urayikuramo nawe ubure ndakubabarira udahari none yabakoze ikosa ryo kwica umuntu sibyo we nka musaza we sibyo wemeye kumwitangira muri byose uramufasha nka mushiki wawe wikemera ko yica umuntu sibyo basi mubabarire nawe apfukama gusaba imbabazi nk'uko yaragutengushye pe ariko ihangane we nk'umuntu w'umugabo kandi w'umusore sibyo basi napfukame agusaba imbabazi kuko yagusezeranye ngaho basi reka apfukame musaba imbabazi nzanira inyundo mwereke nshakira inyundo ndagukubita inyundo mu mutwe basi bamfuye mvuge ko nayigukubise reka musaba imbabazi urabizi ubuzima twacanyemo buragoye napfukame agusaba imbabazi nk'umuntu yahemutse kandi ubuzima nawe bikwiye kumubara ntabwo ibintu nakoze ntabwo byari byo ntabwo nzongera wambabari ya hari ibintu nakubaho nyine bateye inda mu buzima sibyo ariko bijye bibera urubyiruko cyangwa se n'abandi isomo n'undi wese ntazigera aba nkawe numva bafasha igihe cyo kujya gukora akazi ni akazi wagiye gukora ntabwo ari kuryamana na ba shobuja sibyo kandi ikindi ndashaka ko uzajya kunyereka shobuja njyewe nkagira icyo twivuganira kuwa gatanu tuzagira nta kibazo jya guteka nta kibazo hano akazuba kari kameze danje byari akari imeze neza shani fresh zikuru yari naniwe hano buriya twari twicaye niko mamaze kunanirwa kubona birumvikana ariko n'izuba riba ridanje shasi n'izuba sinakubwiye ko maze iminsi mvuye hanze sindaryama ngo naruhuka ndahise nza kureba umukunzi birumvikana gusa kuba umeze neza ni fresh c'est bon
ubu ni niwo kwirana nanjye n'umunyamafaranga nanjye. sawa nyine ubwo nibyo. Ko sindabyizera neza ibiki ibintu wakunze mu kanya ntabwo byizeye neza. shingiye ku inshuro eshatu zose umuntu aguhamagara utamwitaba. mbese sinakubwiye ko ntari muzi njye ntabwo ujya wenda kwitaba abantu nazi. Okay, ntabwo wenda nabikomeza cyane gusa nzagerageza nyine ibyo mbwiye mbyumve nk'ukuri. ntabwo nakubeshyerega njye urumva nibwo tukibijyamo nanjye kukubeshya aka kanya se urumva byazavamo. Nta n'ikintu byatumarira. ntabwo nakubeshya. Okay, shana byiza gusa. Baby, byabaye byiza ndi kumwe nawe. nawe nishimye wakoze. Azi ko uyu munsi ari umunsi wa mbere dusangiye. nishimiye nyine wakoze. Byari byiza kandi nawe wakoze kuba wemeye ku matayimu yawe. So I love you. Thanks. Shabe, mutebeze ko ndikubona natinze ubu ngubu sha. buriya araza mu kanya nawe. Ndabona naje. Bize bro. Salama. Yagirite shanje. Bize bize. Fresh. Karibu tu. Uyuzi. Leo ngari cyane cyane bici tubona. Sikumene zimeze mutwe. Umusozi rero ni ari kumbwira. Iki situza naribi. Ibintu mwina ni ukubwira. Dufatanyije business. Ari kibazo? Man bitis. Aho mari bakuzana akantu marizana akantu muhe no mujama Chebura. Wait. Uyu sebit. Nyini you need a girlfriend yantu. What? Yeah, a girlfriend. Nne nanifuriye ko namukwereka tukire muri ya business maze kuvuga. Ari kibazo se? Ngo ninde? Ntabwo ndi kubyumva neza. Uyu musista ni girlfriend wanjye. Wow. Yeah. Kuva ryari sema? Kuva nava hanze uri musista twariganye Ndeba kureba nk'utakuzi. Oya mani, aho bakuzana akantu usome. Oya cyangwa iby'akantu cyabo byihoreye. Nese bigenze bite? Iby'akantu cyabo byihoreye. Ko mbona kureba nk'utakuzi bimaze bite? Ni boyfriend wawe? You need girlfriend wanjye. Nawe uri kubyo mama. Nese cyazo cyari niki? Ara tutaberanye. Bebe tuberanye. Bimeze bite? Vuga cyane umamagaye ngo? Ntabwo vuga cyane kukoze kuva kuvuze ngo umamagaye ngo ikima? Uyu uramuzi? None se ntabwo ni ikiragi? Oya buretse tuzi. Uyu muntu musanga muziranye? Baby vuga, twe turi kuganira twishimye vuga. Murazi? Ni ikiragi? Nese cyazo byari niki? Ndakubajije umuniga ni ikiragi? Sister ukamwita umuniga kuko ntacyo ubu ngubu ntacyo ndi kumubona ni ikiragi? Sister aravuga twahisemo tuganira. Sister wawe ni sheri? Nese ni ikiragi? No. Nese cyazo byari niki? Wafara akantu gakanywa uyu ni girlfriend sibyo? Cyabonetse kumbwira iby'akantu bro. Oya nyine buretse. None se ko bishatse kujya fight? Katwubahane gato. Nakubajije Nese basi ntabwo muziranye sibyo? Atuza nakubaza. Okay. Tell me. Ni ikiragi? No. Ese katari kuvuga cyangwa ansubize cyangwa gusubiza? Kandi yansubije. Yagushubije iki? Mubaze numva yagushubije. Baby n'umugabo muraziranye? Be mwene wawe mbwira. Vuga sound. Ese yabarisheri agacicika iminota 30 ataragusubiza. Mbwira. Shaka utubyaze ku nshuti yanjye mana. Ngaho nyine bivuge tumura ijwi nyine ryumvikane ubivuge. Sheri ufite ikihe kibazo? Inde? Ngo ni sheri wawe. Sheri w'abantu banga. Nataye guhita sheri. Oya reka mubaze ngiye sorry. Ndabasanganye mu mbabere ko mbavuna. Sheri w'abantu banga. Bebe utangiye kurira. Bebe utangiye kurira man. Se bavuze ko kuko umukobwa tujye tumutinya ngo umuntu ahuye na satani bwa mbere. None ndabona atari. Nese umusista muraziranye? Bebe buretse utangiye kurira. Shaka ko bigaragaye ko yahuye na satani bwa mbere. Nese bigenze bite? Kuje ibibazo bigatse. Uyu ngo ni iki? Uyu ni girlfriend wawe. Uri igiki cy'uyu mutima?
uzi kuvuga ntabwo tuzi kuvuga. Baby murazira. Subiza uyu mutipe n'iki cyane. Vuga nta kibazo, vuga uko umfata. Wansubiza cyangwa ntabwo wansubiza? Yego cyangwa wowe? Uyu mutipe n'iki cyane? Naguhamagaye uvuga kuri. Reba hano tuvugana. Reba hano. Nese baby, uretse. Nese man. Business wari mpamagare ni yari irimo. Cyekwa kugira ngo ndatishe ko ari sheri wawe. Nanjye kukwereka girlfriend wawe, sibyo? Kubera yuko kuva twakundana si wari wamubonaho. Okay. Yabaye boyfriend yawe kugeza ryari kubona? Hashize igihe nibwo bwa mbere tugihura ngo tuganire. Nibwo bwa mbere? Ya. Nibwo bwa mbere tuganire. Kamubaza kandi nsubize. Uyu mukobwa witwa boyfriend wawe. Muziranye kuba ryari? Twatangiranye business muziranye cyangwa business muri? Girlfriend tumenye vuba. Twatanye business tutaziranye. Nareke kwiriza bya Maria amarira y'ingona. Subize. Sister. Nyine twubane nyine nyumva. Nyine buretse ngo step by step. Shiri rero twiganye primary bitari kuvamo neza. Secondary ntibyavamo neza. So turaburanye. Wese ajya mu bye undi ajya mu bye. Ejo bundi nibwo naje. Naburanye mu biki? Nyine buri wese agiye mu byo turanye secondary. Ubwo ejo nibwo naje mvuye hanze muri ya business nakubwiye. Ubwo twahuye turamenyana ntwara namba turakundana buri bwo twari dusohotse bwa mbere. Wese yakubwiye ko afite umugabo cyangwa yakubwiye ko ntafe? Yabwiye ko ntashira afite. Nivuza ko yambera umukozi bitewe no kumenya yarabanguje burundu ku buryo nta kintu ushobora kwikemurira na kimwe. Baby mumazira. Bivuga. Ntabwo tuziranye nyine biraho ngaho twarahuye. Nese kunumva ameze nkaho wera mwarakunda. Njye ntabwo ndi kumva ijwi rye navuga cyane reka mbashe kumwumva. Uri igiki? Twahuriye mu muhanda njye nawe. Twahuriye ahantu turaganira deni. Njye nawe twahuriye ahantu. Reba hano. Tumaze imyaka ingahe duhuriye aho hantu? Hashizeho imyaka 2 yonyine. None uyu nguyu mumara igihe kingana iki? Uyu nguyu tuziranye tukiri abana. Wambwira ko imyaka 2 umaze uyu nguyu numva mumeze nk'abakundanye by'umweru. Wamubwiye ko ndi kiki? Wamubwiye ko yenda uyu ntabwo wari uzi ko turi inshuti. Wari uzi ko tufatanyije business. None uri kumubwira ngo twahuye nk'inshuti mu bijyanye n'iki? So Emi. Ibyo ntabwo rero byari bituzanye. Gusa sinzi impamvu uri kubaza ibibazo byinshi girlfriend. Njye namukweretse nk'umukunzi kandi nawe namukweretse nk'inshuti yanjye ube wanshimira cyangwa tuvugane gake. Urabona yari ari sheri wawe? Uyu njye nabizi ko ari sheri wawe. Uyu ari sheri wawe? Ntawe ndi kumenya ibiri hagati yawe nawe. Tega amatwi nkubaze. Ukurikije ukuntu ameze urabona yari sheri wawe? Umwana njye namukunda kuva kera. Bebe uyu nguyu twarahuye gutyo birangaho nta bintu byinshi tuziranyeho. Nshaka kuri kwawe nandi kukuba. Emi no twongera guhurira mu muhanda nzakigura. Wait. Emi gize ukuri kwawe we no musinzi. Ubusi iki wamubwije ukuri ko uyu murakunda na cyane amukunda muzanye mu myaka iravuze cyangwa nyine imbere yawe cyane. Uyu nguyu tuziranye kera tugiye twahurira nkita igikobwa kuko ntabwo kikiri umuntu imbere yanjye. Ikintu cyahuye na satani bwa mbere. Nuvuge nabi. Bebe please wimwizera arimo kubeshya tuziranye biraho ngaho. Tuzitageje business nakirajyamisha. Ngeze kuri ratimo. Ngeze kuri iki kintu man ubwiza amafaranga kimaze kundya man. Kimbwira ngo kirangu. Ni cya kindi nakubwira. Naga arimo Baby why kuki utabibwiye ariko? Njye sinari ko muzanye ko Emi ukamubesha hamwe nanjye. Kwe nubwo twahuye biraho ntabwo tuziranye bebe. Ariko reka nkubaze ikibazo ngo twahuye mu myaka ingahe cyangwa ikibazo ibyo nagitanzeho ngo ni bingahe? Nagutanzeho ibintu bingahe? Ase ubundi wewe wamubwije ukuri ubundi ubwo ushaka kugera ku ki? Nagutanzeho ibintu bingana iki? Wananze wose icyo mudashima ariko Zibanza mfashe abasiga. Oya nkwereke message z'ibintu byose nagihaye. Genda. Munde munsi. Navuze munde.
uvuze ngo ndakora sibyo wagisigana nande si iki ngiki ma usigarana aya ntabwo nasigarana n'iki kigo kigomeze kirize birakireba